mukenya mwaka mwabuke ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka muzindi ukinga. Ladies and gentlemen, give it up for Kitoko. Kitoko yambaye neza, amashyi cyane kuri Kitoko kabisa. Ewa, wambaye nk'umuntu uvuye hanze kabisa. Thank you. Nawe wambaye neza ariko. Ngewe n'utuntu dusanzwe. Amahoro yakunda. Yakunda. Nanjye mu mamashyi. Kitoko bimeze bite se? Ndashima. Okay, ntabwo ndi kubona abantu ariko buriya ndageraho mbimenyere. Uragera ubimenyere dore nga dore muyoboke nguyu. Alex twaje tuzanye ndi kubona harimo abantu nzi. Ntaba ex urabona maha? Harabakibaho. Abo. Kitoko turakwakiriye, wabibonye gute se? Nsanzwe mbakurikira ariko ntabwo nari ko muri benshi bingana uku. Nuko nguko rwose tuba twaje guseka no kuganira n'abantu nkawe. Nanjye ndabikunda. Kitoko harya wari umaze imyaka ingahe hanze? 12. 12. Imyaka 12. Kandi iki cyongereza Kitoko wabona yaragiye ntacyo ajyanye. Ukigera hanze ni ikihe kintu cyakugoye? Ni byinshi. Ikirere ntabwo nari menyereye imbeho. No kuba mu buzima bwa wenyine nari menyereye ibintu nk'ibi. Biba ngombwa ko mba jyenyine. Wagiye hanze uzi guteka? Na hano wari usanzwe ubizi? Nari mbizi ariko nageze hariya niga byinshi nibyo nari nzi ndushaho kubikora inshuro nyinshi ariko nari mbizi. Nari mbizi. Ni ikihe kintu uzi guteka kurusha ibindi? Ko muri buseke. Ni ibishyimbo. Uzi guteka ibishyimbo? Nose ibishyimbo buriya bigira ubuhanga bukubiteka. Okay, nibyo biryo nkunda. Ibiryo nkunda kenshi nibyo nibandaho. Ibiryo ndiye bitari ibishyimbo mba numva ntari. Hari akantu kabura. Ese watangiye umuziki ryari? Natangiye umuziki kera. Menya ko ndiho nararirimbaga. Wenda natangiye kubigira umwuga ryari ariko narabikundaga. Natangiye ndirimba. Waririmbyeho muri korali? Muri rusengero? Genda umumetodiste. Umumetodiste. Nta korasi hari korasi wibuka mu bwana bwawe n'ubu ngubu? Yo mu rusengero se? Ahubwo izimba mu mutwe ikibazo n'iz'abadive nyinshi. Ariko ndazibuka. Indirimbo y'abadive kuba mu mutwe ni nandi bivuga ngo narararara muremyi wa byose. Barayizi. Murayizira? Umva muyoboke ngo ntayazi, muyoboke urayizi. Kandi umudive. Muyoboke ni mu ADPR ntabwo yazimenya. Wari umurokore. Ese wasanze industry imeze gute? Industry yabaye nziza, abahanzi babaye benshi, abahanga babaye benshi, production yarazamutse, abaturage bakunda umuziki, byatembera. Production yarazamutse. Nabaye ba producer bari kugukoma muri iyi minsi. Uko mwasanze kugeza ubu maze gura n'abatandukanye. Umushyashya mubona ahuye nabo harimo Roda. Roda niwe twakoranye indirimbo nshyashya mperutse gukora. Ariko ndabazi ba Ellen bakurikira, ba Davidenko, ba Niz, ni benshi. Element umubona gute? Element ni umuhanga. Ni umuhanga muri byose, mu kuririmba, mu production. N'umuntu wa danje. Twaragerageje muri distance ntibyatworohera. Ariko tuzakora byanze bikunze. Muzakorana Element se kahari. Ahubwo indirimbo ya Kitoko nshyashya murayizi? Yitwa ngo iki? Yitwa Eva. Se kuki utongeyeho Adamu? Kandi ari we jewe. Ni ikihe kintu cyakugoye ukigera hano? Okay, nta byangoye mu by'ukuri ahubwo hari byantunguye. Ikintu cya mbere cyantunguye n'umunsi nabonye ni ibintu ari isanzwe nzi ariko ntabiheruka. Uko imvura igwa abantu bakajya kugama.
aho nari ndi imvura ishobora kugwa ibyumweru ariko ngingera hano imvura yaraguye mbona abamotari barahunze hariya muranyagirwa of course nta kintu imvura ivuze nta kintu ivuze urakomeza ukagenda na costume imvura iragwa nta kibazo kuko igwa amasaha menshi ntabwo wabyugama ngo ubivemo so hano rero mbona umumotari arugamye ndavuga ni buriya yagwijije pe nashaze bo ese maze igihe muri industry nta pressure atangira kugira pressure hano dufite abantu twashyizeho pressure banze gushaka papa sava wowe ntabwo ibyo binyura kugeraho oya ntayo urwo ruhare narureke madamu nawe azanshake waje dufite hano kompetisiyo imeze nabi ya debeni na bruce melody wowe ufana uwuhe muri babiri jeff na conflict zabo bombi kubera ko zizamura umuziki of course bose ni abahanga nta n'umwe navuga ngo yararenze nzi neza ko Ben aje hano bose bahaguruka Prince aje bahaguruka ariko ya conflict ariya mahane bari barwana so bifasha industry wowe wifanya amahane yawe uravuze ngo umugore azamushaka umugore hano abantu bashaka Kitoko ari benshi wowe wakwemera n'umeze apfa kuba yumva akanavuga ibindi byose twasanze ari byiza ibindi byose ni byiza ubusa bakora yumva akanavuga ikiragi cyaba gutegura amashyi menshi cyane kuri Kitoko ubona ari ayahe mahirwe dufite mwe mutigeze mugira mu gihe cyanyu communication irihuta kera mva hano okay nararirimbaga n'ubundi nakunda gukora ibitaramo mu ntara nka Cyangugu hehe buri hantu hose nanyuraga babaga bari gucukura imirongo ya internet bakatubwira ngo bari guhambamo okay babyita guhamba bari gutabamo imigozi so ubungarutse nibwo nabonye results zabyo internet irihuta ko urabyumva iyo uvuganye n'abandi bantu so ibyo twe ntabwo byari bihari kugira ngo downloading ifoto byatwaraga umwanya twakoreshaga CD kuko nizo zasaba internet kuri mu gutransfera so amahirwe mufite nuko ibintu byanyu birihuta ubu birihuta ariko se noneho ni kimwe mwagize twe tudafite ubu ngubu umuco muco hari ibintu byinshi kubaha kumvikana okay n'ubu urabibona hari umuntu muhura ukabona arakubasha akavuga ati maybe nuko anzi ahantu ariko ubibona ko intege ari kubishyiramo ntiyabikorera undi muntu so ariko I think imbereho hari ibintu byinshi imyambarire imivugire communication y'umwana n'umubyeyi ubushuti nibyo mu gihe cyawe nuwe muhanzi wemeraga agiye nkunda umuziki ndaharara ntabwo nkorara umuhanzi ahubwo marara indirimbo yasohotse nshyashya nkayikunda ikavaho nkataka indi ushobora gukora indirimbo imwe nkayumva umunsi yose mvuze ngo uyu n'uyu ahubwo wenda gusa washimira abatubanjirije ariko sinibaze ko hari abantu bakubanjirije mbona warahoze nk'abahe hari abo twahoranyeho wenda ba Meddy promotion yawe rasi ba Meddy Meddy yajemo nk'umwaka umwe nyuma yanjye abo wasanze muri bande Miss Jojo yari umusitari Tom yararirimbaga yari umusitari ndibuka ndirimba Rafiki yararirimbaga n'abandi bagiye babivamo bari benshi ariko hari umwihariko Kitoko agira nshaka kumubariza hano usanga abandi mu ndirimbo zabo bashyiramo ngo Brenda bashyiramo amazina y'abakobwa ngo Brenda kandi ariko Kitoko usanga last week narinje oya Eva namusoye last week Eva yamusoye last week ariko hagakecuru I think biriya byari indirimbo zanjye nyinshi nazihimbye nkiri muri secondaire
kuriya uba wararambiwe kuzagera muri studio. So umunsi nageze ziriya byose byabaga binyorohera ko nari free, nta nshingano nari mfite mu buzima. Niyo mpamvu nagendaga nkora, kandi nabwiye ko nakoraga ibintu bya blague nyinshi, byarankurikiranye no mu ndirimbo. Wari amashyi menshi cyane, yari umukomedienne nabyo Kitoko yakozeho comedy, nzamutumira dusetse hano. Abantu ntibagiseka, twarabiretse. Kitoko, uri umuntu ufite experience ya hano niyo hanze. Hanze uvuga hanze y'umuziki cyangwa uri n'umwe wagiye akahita agaruka gushaka ubwo nyine bivuze ngo gushakisha, ariko waragarutse. Numvise nasomye mu banyamakuru ngo waragarutse, ntabwo uzasubirayo? Biterwa kujya hanze, ntabwo kubayo nibyo mvuga. Bitandukanye no kwiyahura, ugiye aragaruka, biterwa n'ibyagutwaye. So nagiye mbizi ko nzagaruka. Dore ikibazo ahantu kiri, niyo nama wagira umuntu ugenda ntagaruke? Nta nama, kubera ko hari ugenda asanze umugore we, hari ugenda asanze umugabo, hari ugenda bitewe n'akazi yabonyeyo, hari ugenda kubera ko abona opportunity bitewe n'imitekerereze, bati hari ahantu niho nafitinga. So kumbwira ngo uzagaruke waba umugoye, ariko wagiye afite gahunda y'igihe runaka akagaruka, ariko yagera agatwarwa, of course agomba gutaha. U Rwanda rurarenze. Amashyi menshi cyane ku Rwanda. Nk'umuntu wabaye aho hose, niyo nama wagira umujene uri hano ugende kuri experience y'ubuzima bwawe bwose, umuziki, akazi, ishuri? Nta yindi bintu byose. Icyo naje kubona, hari abantu bakubwira ngo ntugacike intege, ngo ejo ni heza. Ikintu cyo nabwira umuntu ni ugustakinga ku kintu ukunda. Ikintu ukunda, nta muntu ukumotiva, wowe ufite imbaraga zawe ku giti cyawe. Bivuze ngo gahunda ni ukwigira ute? Ni ukwirwanaho, sibyo? Amashyi menshi cyane kuri Kitoko. Tujya kwakira ibibazo bibiri. Umukunzi wa Kitoko ushaka kumubaza. Kitoko, turagukunda cyane. Asante. Ntabwo ari ikibazo, ahubwo nashaka kumushimira ko yadukoreye indirimbo y'ibihe byose. Ndabizi neza ko abenshi bayizi hano. Urowi nayimenye. Reka dushimire Kitoko. Ariko mwe muretse, hari indirimbo yitwa Eva, muri kuyumva ariko? Iki? Mwumve Eva na Bella, niyo muyumve nta kibazo zose. Ariko hari umuntu wasabye indirimbo. Agapapuro. Ndacyayibuka. DJ ariko yayishyiramo. Basabye Bella, nibo numvise. Hari agapapuro. Bella, muranyikiriza se? Muhaguruke tumwikirize, muhaguruke. Mwicare. Upfa kunyikiriza. Turirimbane na Kitoko. Amatoroshi yacu. Nurangiza kugasoma. Kitoko arimo aratwiba ariko. Ndashaka kumva wowe. Amasaha mutarebe. Hari yurwaye ndaremba, twakina wanyirigita uraruma. Hari abantu bari kuvuga ibintu ndi kumva uraruma. Ntabwo ari baririmba uraruma. Bavuga uraruma, jewe ngahaga. Jewe numvaga ari uraruma. Hari abandi bavuga ngo urara. Nizere ko nta kindi kibazo mufite kuri Kitoko. Ariko aririmba iki? Uvuze? Ari indirimbo. Hari indirimbo wavuze y'ibihe byose. Muhaguruke iriya ndirimbo tuyivibinge n'ibihe byose, sibyo? Undi munsi. Agakecuru kanjye
hano hari abasaza kabisa hari urungano ubwo birasaba kuyibaririmbira kuko iyo ndirimbo bayisabye hano uri imana yawe umura Polo amashyi menshi cyane kuri Kitoko ni living legend wakoze kutuganiriza online niyo deal. Muraho neza. Ubu ngubu Samsung 250 iramenyesha ko online ariyo deal. Ushobora gukenera product yose muri Samsung 250. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo TikTok na Instagram twitwa Samsung 250 Rwanda. None ikiza cyuko ushobora gupurchasingira product online uko ushobora kuyibona ku giciro kiri hasi cyane kurusha icyo kuri shop, ikindi kandi ushobora kubona free delivery. Online niyo deal. Ikinga hongera inyana ubwatsi